Yes, reka twongere tubahe ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu. Nizere ko mumeze neza kandi mushima Imana. Birashoboka ko ubuzima bushobora kuba butameze neza uyu munsi, ejo bikamera neza. Abari mu majyepfo, amajyaruguru y'u Rwanda, Burasirazuba, Burengera bwaryo, umujyi wa Kigali, tutibagiwe na diaspora nyarwanda. Nizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni Yebo TV Rwanda ndetse na Imena TV Show. Ndi mboneza makuza yarutse abangira cyogera ku rugamba mu mushakamba utagira imbeho mu nda nk'abari bisendekereza mu rumar rwa muri rutumu majyambere ryo ku rugamba rugomera nkiko. Nkabe ndatirwa bahizi mwikotaniro ry'abahizi rutarimba n'umugayo mugambe nkawutahana. Batirigeze rarinda ariko ntirudatetereza basenza amagambo ageze wanda bagakabanya mutegeka abadayimoni uko bishatse bakonga ko bagenda hejuru. Uwacunda umuntu amushaka mu mavuta y'amabwiza bw'ejo hazaza yakinze ntawe ukingura, niyakinguye ntawe ukinga, yitwa ndeho n'ubwugamo bw'umugaro n'isamba itarumba n'Imana idakoze isoni abanyarwanda. Ndi kumwe hano na Prophete Noheli, akaba CEO wa Yebo TV Rwanda. Ikaze Prophete Noheli. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Kadusuhuza abantu badukurikiye bari mu Rwanda, badukurikiye bari mu mahanga, ndetse n'abadukurikiye bari ku migabane igiye itandukanye. Umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe kandi imbaraga z'Uwiteka zibabeho. By'umwihariko kubemera Imana ndetse n'abantu bose nk'umuryango nyarwanda turabasuhuje abantu bari mu mahanga bumva ururimi rw'ikinyarwanda, turabigereje mu izina rya Yesu. Imana ibane namwe. Hanyuma Prophete Noheli, mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, urabizi ni gahunda twafashe, ibintu by'amatiku, ibintu byo gutikura, ibintu by'ubujajwa, ni ibintu dusa nkaho twabiteye umugongo. Turashaka kugira ngo tujye tuganira ibintu bishobora kugirira sosiyete akamaro. Umuntu uzajya wumva ibiganiro dukora ajye yumva ari ibiganiro byiza, abantu baganire, abantu bishime, abantu baseke, abantu bagubwe neza. Ngira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro reka tubanze dunyarukire mu isoko rya Nyarugenge, dushimire umudamu umwe witwa Oliva Designer. Ni umwe mu babyeyi beza cyane bafite amakote meza, bafite imikenyero myiza, bafite amashati meza, imishanana ku babyeyi. Wifuza guha nka MC Imena Gitero Moses kado y'Imano, wanyarukira kwa Oliva. Niwe muntu ufite amakote meza kuko aranyaruka akigira ngo Bushinwa akayazana. No kuvuga ngo Oliva Designer ni umudecoratrice. Iyo ari umugabo bavuga umudecorateur, yaba ari umugore bakavuga decoratrice. Wumvise icyo iyo trice imara? Trice bivuze ngo trice igoreshwa ku gitsina gore. Yego. Animateur, animatrice biratandukanye kabisa. Directeur yaba ari umugore, yaba ari umugore. Directrice. Yes, rizere ko umeze neza cyane. Ikote meza, ngira ngo hari icyo wabwira abantu badukurikiye. Nubona ko nkumva nambaye ikote ryiza. Nuvuga ngo Oliva Designer ni umudecoratrice mwiza. Ntabwo agira costume gusa, ntabwo agira imikenyero gusa, agira n'imyenda nk'iya made in Rwanda. Ushobora kuba ufite ubukwe, ushobora kuba ufite ibirori, ushobora kuba ufite anniversary, ushobora kuba ufite ibirori runaka abantu batera ivi, Oliva araza we akagukorera designer ku buryo ububona uri ahantu heza. Hari n'abahanzi, umuhanzi bashaka gukora indirimbo y'ubukwe agacinira mu mudekorera, hamagara iyo nimero kubona kuri screen ya Oliva Designer. Nkawe MC babantu bajya bacenera kugira ngo bafashe mu bukwe, decoration, ibijyanye n'ibintu byo kudekora, biki byose ibintu bikorerwa imihango yose ikorwa mu kintu cyitwa ubukwe. Muhamagare nimero mubona kuri screen zanyu. Nibura muhamagare 0782529080 cyangwa 0782379061. Noneho icyiza rero cyo bakiri kwa Oliva nuko niyo nta mafaranga ufite ubukwe, we aragufasha, none we ukazishyura wayabonye nta kibazo. Oliva rero mu mugane abambike, arabapima ku bipimo byanyu, waba uri munini, waba uri muto, waba uri uko wabungana kose. Oliva
arakwambika. Hanyuma Prophete, tukiva kuri Oliver Designer, reka twibutse abantu ko nta handi hantu ushobora gusohokera kumva uruhutse mu mutwe, kumva uguwe neza, kumva umeze neza, mu mahumbezi meza cyane. Ruracyarimo mu mahumbezi meza cyane. Ni ikirere ariko biba bimeze neza cyane rwose, nuko aba ari ikirere mu mahumbezi meza cyane, ameze neza. Aho nta handi ni muri Serenity Bar and Restaurant. Serenity Bar and Restaurant bagufitiye amacumbi meza, ibyo kurya byiza cyane, bagufitiye babantu bakunda ibyo bita akabenzi karahari kameze neza cyane, bagufitiye inkoko nziza, muri make bafite igikoni cyiza, ya nkoko yo mu ifuru, ya nkoko yokeje bisanzwe muri Serenity Bar and Restaurant. Birahari, oya nta kibazo. Ibi abari umwanya gusa w'ikirere, nta kibazo rwose. Komeza ko iminota iyo kirimo kugenda ibara, nta kibazo kiba kirimo, uraza kuza kuyibona. Nuko ibintu biba bigize, oya nta kibazo, it's fine. Nta kibazo iyo harimo urwo rumuri rukigaragara, nta kibazo na kimwe kiba kirimo. Abantu baje bagira gutya bavuga bati rwose badutemo, baje bagira gutya badutemo, umuntu agikoresha ibintu bijyanye na telefone. Dufite urugendo rurerure, ubona ko umuntu abakurura gutya kugira ngo amajwi azemo. Dufite urugendo rurerure rwose, tuba tukirwana nabyo, ariko bizagenda biza. Ubu ndimo ndagufata igice wowe, bizakunda igice, ariko Imana izagenda yubaka ibintu kandi bizagenda bigenda neza. Kandi ngiye sinjya neditinga, nta nubwo njya nkatangiye byose ndabishyiramo. Tubibutse ko iyi turi gukoresha ni telefone, turi gukoresha telefone. Hari igihe Imana izagera gutya ikabigenza neza, yadimbamo ukajya kubona ukabona umuntu aguze kamera. Buhoro buhoro ni rwo rugendo. Aho ngiye nabwiye abantu kugira ngo nibe, aho kugira ngo nesikoroke, aho kugira ngo nteke imitwe. Ari nacyo kintu tugiye kuganira Prophete. Abantu benshi banze gukora, abantu benshi banze gukura amaboko mu mufuka ngo bakore. Nk'ubu turimo turarwana n'ubuzima. Prophete urabona arimo ararwana na telefone, iyo ari gukoresha agenda ashyiramo urumuri rwamubanye rukeya. Ariko nawe rero uzagerageza wongere udufaranga ugure telefone igize. Urabona nk'iyanjye, urabona ko kamera imeze neza, ariko gera hino basi, jya wegera hino, muri ibintu biraza kugenda bimera neza. Hanyuma rero reka dukure amaboko mu mufuka, dukore tuvane amaboko mu mpuzu. Abarundi no bavuga kuvana amaboko mu mpuzu. Tugiye kurebera hamwe ibintu by'abantu biyise ngo nabahanuzi. Ese Prophete Noheli, umuntu yavuze ngo ndi umuhanuzi, ukumva umuntu aravuze ngo ndi umupastori, ngo njyewe ngo nakuvuma, ngo umuvumo ngo ukagufata, ngo njyewe ngo ibyo ngo natuye ngo nitegeko, ngo ibyo bintu bihita biba. Prophete, ibyo bintu urabyemera? Ngira ngo icyo nabivugaho, ntabwo umuvumo udafite impamvu ntufata. Kandi ngira ngo nta muntu wavuma w'Imana yahaye umugisha. Icyo kintu abantu bakimenye. Yanumva bamwe bavuga ngo mfite amavuta, ngo ngiwe nguranzi, nkibaza ayo mavuta ni ruwiri, ni ubuto, ni amamesa, ni godro. Ayo mavuta uvuga ufite ni amamesa. Niba koko usenga Imana, Bibiliya iravuga akanwa kavuga iby'Imana ntabwo gakwiriye kuvumana. Akanwa kavuga ko Imana ivuze, Imana ikora. Ako kanwa kagomba guhesha abantu iki? Umugisha. Jambo ryo ngo wibwira ko ahagaze nawe yirinde atawe. Abantu muri iyi minsi rero sinzi ikibazo bafite, ariko ibishobora byose na Kristo ugenda uduhereza imbaraga. Hanyuma wowe iyo ugiye kumva umuntu aravuze ngo njyewe ngo ndi umuhanuzi, ukumva ndaravuze ngo njyewe ndi apostle, ndi pastor runaka, rimwe na rimwe wajya no gukurikirana ugasanga nta adresse afite, ugasanga nta torero afite. Reka mpere kuri wowe Prophete Noheli. Ubundi ibintu by'ubuprofete byaje bite? Ninde waguhaye prophétique? Abo twumva ngo ba apotre baba bafite insengero. Ubundi kugira ngo umuntu abe pasteur cyangwa umuntu abe apotre bica muziyenze, agomba kuba afite impamyabumenyi zo kuba ari umukozi w'Imana, zo kuba ari umushumba. Wigenda ko ndasoza ikiganiro duhita tubonana, turi mu kiganiro. Turabategereje rwose bakozi b'Imana, ubana n'Imana cyane, kandi zo kuba ari umuntu ufite inshingano zo kuba abyemerewe kubikora. Rero kumva izina ngo Prophete byo bisobanura umuhanuzi. Hanyuma kumva umuntu akubwira ati njyewe
ndi pasiteri, bisaba kuba ufite impamyabumenyi yo kuba uri umushumba koko warimitswe, hari amavuta bakumennyeho, barakwimitse abakuru b'itorero bahari, barakwimitse hari abantu bagomba kubireberera nyine. Mbyumva njyewe kuko telefone ubanza yakunaniye. telefone yananiye cyane ku rwego rukomeye. Ikiganiro tukireke, wahagaritse iki kiganiro tukireke. wahagaritse kabisa.